Muri uru ruzinduko Minisitiri w'Uburezi ahanini yibanze ku gusura laboratwari cyangwa se aho abanyeshuri biga ibijyanye n'ubuvuzi baba abaganga n'abaforomo bimenyerereza umwuga wabo. Minisitiri Dr Musafiri Papias Malimba avuga ko akurikije ibyo yabonye asanga iby'iyi kaminuza yasabwe byose yarabyubahirije. Twasanze bafite za laboratori nziza zitandukanye cyane n'izo bari bafite mbere, bafite umubare w'abarimu kandi abarimu bafite ubushobozi, harimo n'abarimu ndetse binararibonye baturuka mu bindi bihugu. Twasanze bimeze neza n'abanyeshuri babona ko bishimiye, bariga mu buryo buri practical, bafite ibyo bigiraho nabo barabyishimiye, buri muntu wese arishimye. Icyo twazirikana rero ni ukureba yuko iyi ntambwe yagezweho mu by'ukuri itasubira inyuma. Rugengande Gerard, umuyobozi wa kaminuza ya Gitwe, avuga ko nyuma yo kwerekwa n'itsinda ry'ubugenzuzi ibibura muri aya mashami bijyanye hanini no kugira abarimu bahoraho kandi b'inzobere ndetse na za laboratwari bakoze uko bashoboye barabyuzuza. Mu by'ukuri twari dufite abarimu bakeya, tugendera cyane kubaza ari abaviziteri. Twazanye abarimu bashyashya benshi, tuvuge twazanye nk'abanyamahanga 24, twubaka laboratwari nshyashya, turahindura rwose. Dufite laboratwari 8, mbere twari dufite 3, tugura ibitabo byinshi cyane ku buryo ubona ibintu byose bimeze neza. Rinka Kayitare na Irakoze Pacifique, abanyeshuri biga ubuganga muri iyi kaminuza ya Gitwe, bavuga ko bakurikije abarimu bafite ndetse n'ibikoresho bya laboratwari bibafasha kwimenyereza umwuga, bizeye kuzahavana ubumenyi buzatuma bavamo abaganga beza. Ndumva nzaba ndi umuganga watinyutse, nzaba naratinyutse kuko icyo nakwita kadava twigiraho zirantinyura z'ubwazo. Ubu nshobora kureberaho nkavuga ni umutsi w'umurwayi w'abahanga, bitandukanye na teori nigaga ntazi ngo ndabikorera hehe, mbese ari ibintu nabaga ndi mu gico. Ariko ubu ngubu byose ndabireba, nzaba ntinyutse nkora ibyo nkunze kandi ndetse ndanabitinyutse. Nko muri anatomical lab cyangwa lab twigiraho ubumenyamuntu by'umwihariko, iyo labo yabaye ekipe cyangwa hagiyemo ibindi bikoresho, habonetse ibintu bidufasha mbese mu myigire yacu. Icyemezo cyo gufunga amwe mu mashami yigisha ibirebana n'ubuvuzi muri iyi kaminuza ya Gitwe cyafashwe tariki 13 mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka wa 2017. Amashami yari yarafunzwe ni iry'ubuganga rusange, ubuforomo rusange n'ibijyanye na laboratwari zirebana n'ubuganga. Kalisa Evariste, Televiziyo y'u Rwanda, mu karere ka Ruhango.